Yesu ntafite ubwoba, ntabwo afite. Mu rugo iwawe ntiyateye ubwoba nk'igorigota ubwo yatinyutse inyabihanga. Humura, bizasenya iby'abantu bose bari biringiye bizakubaho bitavuzwe n'Imana. Imana ishimwe. Bizasenya imitekerereze abantu bagutekereje idaturuka ku Uwiteka. Ubundi umugabo ukenewe nubabarizwa umuryango. Umugabo ukenewe nuwemera ko imvune ze zivamo inyungu itunga urubyaro rwe. None Kristo Yesu ntabwo ari butinye ibiganza bikugaranzura uko bishaka, ubwo atatinya amagambo ya Kayafa, ntatinya ya Herode na Pilato, ntatinya ya Ana w'umutanzi. Ndagira ngo nkubwire ngo n'akanwa kakuvugaho kose. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ndi mwene so niyo mugabo Aniseti, ndi umukristo, navutse ubwa kabiri, ntegereje kumva ijwi ry'impanda y'umwami. Imana ishimwe. Iyo tuvuga ngo dutegereje kumva ijwi ry'impanda y'umwami, ni ibyiringiro umuntu wese wizera yari akwiriye kuba afite mu isi. Ko kuza kumukiza azaza, kandi Yesu yatanze urugero rukomeye, aravuga ngo azaza nk'umujura. Nta mujura uteguza umuntu ngo nzaza uyu munsi. Hari igitabo cya Daniyeli nasomye, Daniyeli yerekwa iby'imperuka, arabireba agera ubwo ahinda umushyitsi ngo amagufwa arashenjagurika kubita hasi ngo akirabye, abaza iby'uko bizarangira. Wamusobanuriraga ari gusoma igitabo, aramubwira ngo bumba igitabo, nakugeneye ubugingo, ibyo si ibyawe kubimenya. None rero inshuti z'umusaraba, iyo mvuga ngo mbifurije amahoro ya Kristo, ni ukuri amahoro atwarire mu mitima yanyu kugira ngo tubone uko turwana tukanesha. Iyo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo, ariko iyo umuntu afite amahoro ya Kristo muri we aba ari umutsinzi. Imana ishimwe. Rero hano ni ku ijwi ry'umukanguzi, ni shene y'ubutumwa bwiza, ni channel idafite imyemerere runaka y'idini ishingiyeho, kabone n'ubwo twebwe abayikoreraho dufite amadini n'amatorero dusengeramo, ariko ntitugendera kuri doctrine za ya madini y'iwacu. Iyo turi kuri iyi shene y'ubutumwa bwiza, tugendera ku butumwa bwiza rusange, ubwo ni muri Bibiliya, tutitaye cyangwa tutagendeye ku mihango, amahame n'amategeko by'idini runaka. Imana ibaha umugisha. Rero niba wumva ari ngombwa kubana natwe, tugira ibiganiro byinshi, nakagaruka ku ijambo ry'Imana, tugira ikiganiro twita menya nibi, tukagira baza nawe, bimwe ubudasobanukiwe ugenda utubaza. Imana ishimwe. Dushimiye rero abantu bakoze subscribe, ni inkunga ikomeye mwaduteye namwe mwigirira, kuko burya urya ahesha umugisha uwagabuye, akaba yatunze umubiri n'ubundi yagaburiye. Niko na subscribe bimeze. Hari abantu benshi mubifatira muri views, kuko amachannels menshi niyo ntego, ariko twebwe tugendereye kugira ngo tuganire n'abizera ijambo rya Kristo, dufatane mu maboko kugera ku guhamagara k'umwami ku munsi w'ijwi ry'impanda. Rero wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha, kandi nawe ufata ibiganiro byacu ukabisangiza abandi, ukaganira n'abandi ijambo ry'Imana, Imana iguha umugisha. Ni ukuri n'iby'igiciro, njya nkunda kubivuga. Iyo umuntu aguhaye ibiryo byo gutunga umubiri abakoze pe, ni ukuri. Hari igihe umuntu yicwa n'inzara, inzara igukubita ukaba wumva unaniwe ku buryo iyo ubonye umuntu ukugaburira uba ugize amahirwe akomeye. Burya umuntu aguhaye ibiryo ushonje abakoze ikintu gikomeye. Noneho tekereza wagaburiye ubugingo, akoze ibikomeye ndetse biruta. Amen. Rero ndanezerewe, mbifurije ihumure ribonerwa muri Kristo Yesu. Birashoboka ko aho uri ushobora kuba ufite ibibazo runaka, reka nkubwire ngo umukiza ari hamwe nawe. Abantu bakureka ariko Imana ntiyagutaye, kandi nicyo gituma Imana yongera kuguha abigisha b'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Imana yongera kugucira kanzu ukabona burakeye wari uzi ngo ntibucya. Bugacya nabi ariko bugacya. Hari igihe rero Imana ijya inyuranya amaboko, wa munsi wakeye nabi ejo ukira neza. Birashoboka kuko Imana ni umugenga w'ibihe. Amen. Reka dufatikanye gusangira iri jambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 2,
ni inkuru musanzwe muzi ndetse tutaganiriye rimwe kandi tutazanaceceka, kuko inkuru y'ubutumwa bwiza bwa Kristo n'ibitangaza bikozwe na Kristo ntabwo iba ikwiriye gucecekwa itabwiwe abizera. Hano mu gice cya kabiri hari inkuru y'ubukwe bw'i Kana ya Galilaya. Igice cyawo cya kabiri umurongo wa mbere haravuze ngo ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abandi bigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Reka twitse aho ngaho tuze kuganira kuri aya magambo, mwese murayazi sinza kuhatinda cyane. Bibiliya iravuga ngo ku munsi wa gatatu. Umunsi wa gatatu abantu bakunda kuyikompara n'ubutatu butagatifu, ariko uyu mubare w'ubutatu butagatifu cyangwa uyu mubare wa gatatu, reka tubitware gutyo, ni uwuhe? Iyi minsi itatu ihagarariye amasezerano atatu Imana yagiranye n'isi. Reka mbabwire ngo n'ubundi ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana burasohoye. Iyo tuvuga ubukwe ni ibintu bibiri. Ni abantu babiri baba bagiye guhura mu buryo bwemewe, bagahuza imiryango ibiri, umuryango w'umukobwa n'umuryango w'umusore. Imana ishimwe. Reka mbabwire ngo mu rugendo rujya mu ijuru no muri ubu buzima bwa Kristo, itorero rya Kristo niryo ripresenta, niryo risobanuye umukobwa. Umukobwa ni ijambo, bituruka ku ijambo inkwano. Burya abanyarwanda murabizi inkwano byaturutse kwa Cyilima Rujugiro, sinje kubabwira amateka y'ibyo, ariko ijambo umukobwa rituruka ku nkwano, gukobwa, kuba umuntu yakobwa cyangwa azakobwa cyangwa yarakowe. Kuko niyo umuntu ari umugore uramubona ukavuga ngo dore umukobwa wa runaka. Umukobwa rero kugira ngo ugume kuba umukobwa bituruka ku myitwarire n'ibigwi byawe. Imana ishimwe. Sintinda aho ngaho. Umukwe cyangwa umusore, umusore ni ikinyarwanda gituruka kuri ya misoro mwajyaga mutanga. Ikinyarwanda nyacyo ubundi bavuga ingimbi, umuntu wagimbutse. Hanyuma mu buryo bw'imyizerere yacu umukwe ni Kristo Yesu. Umukobwa iyo arambagijwe, agasabwa, agakobwa, niyo yaba ataravanwa mu muryango avukamo ngo ajye mu muryango wamurambagije, wamukoye iwabo w'umusore, ni igisobanuro kivuga ngo yabonye iwabo azataha. Niyo yaba ari iw'abandi yarakowe, Imana ishimwe, biba bivuze ngo afite iwabo, agira iwabo, azataha. None bera b'Imana, nshuti z'umusaraba, reka mbibutse ko itorero rya Kristo ryarakowe. Abageni ba Kristo nimurimbe, nimwambare, nimwihwesure, nimwikureho uburimiro, mwitegure kuko twarakowe. Bibiliya ivuga imirimo myinshi Kristo Yesu yakoze i Nyabihanga i Golgota, ararambagiza, arakubitwa. Bamwe bose muzi bashaka kwica ubukwe baramurwanya, baravuga ngo uriya nta cyiza cyaturuka i Nazareti. Namwe murabizi mu bukwe uburyo bijya bigenda, abantu bakanenga umusore bashingiye ku mashuri, bashingiye kuri se, bashingiye ku mirimo, bashingiye ku muryango, ariko bikanga bikarangira ubukwe bubaye. Rero ndagira ngo mabwire ngo yararambagije, aza mu isi, yambara akamero k'umugaragu ndetse nawe w'imbata. Bijya bishoboka ko umusore ashobora guturuka mu rugo rukomeye akicara mu rugo rusuzuguritse, arushakamo umugeni, ashakamo uwazubahisha, akabyarana nawe, akabana nawe, akaramata. Imana ishimwe. Aha Bibiliya itubwiye ubukwe bw'i Kana ya Galilaya. Ubu bukwe bushushanya ibihe bitatu bizarangirana n'isi. Igihe cya mbere cyashushanyaga icungura ry'umuntu
ari ya masezerano atatu Imana yavuganye n'umuntu, Imana yagiranye n'umuntu. Irya mbere yarigize ibwira umuntu ariko itongera inzoka. Imana ishimwe ku isezerano Imana igirana natwe rihinduka n'inkota ikeba cyangwa ikata gushaka k'umubi. Isezerano Imana igirana natwe rihinduka intwaro, rihinduka inkingi, rihinduka inyundo isenyera umubisha. Ndagira ngo mbwire ngo ibyo Imana yavuganye nawe byubaka ahazaza hacu, bigasenya imiteguro yose ya Satani, kuko icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Ubwo rero Imana izabikora, izasenya iby'abantu bose bari biringiye bizakubaho bitavuzwe n'Imana. Imana ishimwe. Bizasenya imitekerereze abantu bagutekereje idaturuka ku Uwiteka. Bizasenya imigambi y'abantu. Nkunda Imana we. Hari umugabo witwa Obededomu. Obededomu yigeze yabaho akennye, ashonje, ababaye. Igihugu kirabimenya ko ari umukene, kiranabyakira ko apfuye ntacyo byaba bitwaye. Bafata isanduku y'Uwiteka ivuye mu Bafilisitiya baravuga ngo nijyeyo. Dawidi yari afite ibyaha n'urubyaro rwe rwaragomeye Imana. Aravuga ngo isanduka y'Uwiteka ninyura hano, na Mununi wamaze kuryamana na mushiki we Tamari, niba ibyaha bibera mu rugo rwanjye izabamara. Aravuga ngo niba inyuze hariya izica bahariya iwanjye bamaze gutambirwa ibitambo. Isezerano Imana yagiranye nawe rizavuguruza imitekerereze abantu bagutekerezaho. Isezerano Imana igirana n'umuntu rihinduka imbaraga zikuneshereza wowe wacogoye. Isezerano Imana igirana n'umuntu rikubera umusego igihe wiseguye amarira, ryo uriririraho rikabyumva. Iyo rigiye gusohora riza, Mose yasenze isengesho nkunda, yaravuze ngo utwishimishe ibihe biruta ibyo watubabarijemo. Iminsi ingana niyo watubabarijemo. Ibitwenge byacu bizaze bifite umuborogo, bizagere nk'aho amarira yageze. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka gutunguza ibihe bituma wibagirwa umubabaro wawe. Imana ishimwe. Kandi icyiza kiryoha kuruta uko ikibi kiryana. Icyiza kimwe kije. Urugero, ababyeyi babyaye ni mu birebere ku bana banyu. Iyo igise cyakuryaga ukabona agahinja, wibagirwa umubabaro. Rero ndagira ngo mbabwire ngo nubwo ubabaye, ariko isezerano rya Kristo rizasohora. Isezerano ry'Imana rizasohora. Imana hari icyo yavuze ku mukobwa wayo, hari icyo yavuze ku itorero ryayo, kizasohora. Iyo mvuga itorero simvuga idini, ndavuga bemera Kristo. Itorero rituruka ku ijambo gutoranwa. Hari abantu batoranyijwe na Kristo, batoranwa no kwemera kwabo. Tumaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, tuba turidekaraye, tubarirwa mu itorero rya Kristo. Abo bafatwa nk'abakobwa. Ndagira ngo mbabwire ngo uwagukoye akakugira igorigota, inyabihanga, ubundi umugabo ukenewe nubabarizwa umuryango. Umugabo ukenewe nuwemera ko imvune ze zivamo inyungu itunga urubyaro rwe. None Kristo Yesu, Imana ishimwe. Nkunda uburyo umunyashuramu yamuvuze. Yaravuze ngo umukunzi wanjye abyagiza intama mu gihugu cy'imisozi miremire nihatuye. Umwami aramubaza ngo wanga umwami ugakunda umushumba? Aravuga ngo mfite impamvu mukunda, apfiriza aragiye. Nshimiye Kristo Yesu. Imana ishimwe. Shimiye Yesu wapfiriza aragiye. Shimiye Kristo utaratinye Gorigota. Ubwo atatinye Gorigota, ntabwo ari butinye ibiganza bikugaranzura uko bishaka. Ubwo atatinye amagambo ya Kayafa, ntatinye ya Herode na Pilato, ntatinye ya Ana w'umutanzi. Ndagira ngo nkubwire ngo n'akanwa kakuvugaho kose, Kristo Yesu ntabwo afitiye ubwoba. Imana ishimwe. Yesu ntafite ubwoba, ntabwo afite. Mu rugo iwawe ntiyateye ubwoba nk'igorigota, ubwo yatinyutse inyabihanga. Humura, humura. Imana ishimwe. Igihe cya mbere rero cy'isezerano Imana yakigiriye mu ngobyi ya Edeni, ibwira inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazaturuka uzakumena agahanga. Ntabwo mbarambira. Ndagira ngo nkubwire ngo inzoka ikuzengurutse, umuriganya wari ukuriho, uteye ubugingo, umuriganya uriganyije urubyaro, umuriganya uriganyije urushako, umuriganya uriganyije umugisha wawe, umuriganya wakwibye intebe akakwiba igihugu ugomba kubamo, umuriganya ukugize inzererezi, umuriganya uguteye amarira kandi hari ibyishimo Imana yakuzigamiye. Imana iguha ubutware umukandagira umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibi ni mu kwizera. Imana iguhaye ubutware
kandagira umuriganya. Imana yabwiye Eva rambwe uti nubwo ubona iyi nzoka yakoheje ugasoroma itunda ukaririsha Adamu akarirya, mukaba mufashwe nk'abavumwe mu rubyaro rw'uyu mugore. Wa mugore we, wowe wasoromye itunda ni nawe uzabyara urubyaro rukamena iyi nzoka agahanga. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu byakurijije, ariko muri we havutse umucunguzi ukuraho aya marira. Mu minsi havuyemo umunsi uhoza amarira, mu bihe havuyemo igihe. Imana ishimwe, muri benshi havuyemo umuntu uguhoza amarira. Imana ireba umugore weshuwe wahombeye muri Edeni, wambaye ubusa, uri kujya impaka imbere y'umuriganya, ibwira inzoka ngo nibyo uramuriganyije, ariko mu rubyaro rwe tona edrayi periho enima ndihariya egosas enima ndihoriya dokitandore stans ebininga nimonsa edrayi elema ndihoriya. Imana data, Imana ishimwe, ifata uwacogoye n'uwatawe, ifata uwananiwe n'uwaneshejwe, ubyara imbaraga. Muri we havuka imbaraga. Nasomye ijambo ryavuzwe ku mudugudu wa Yuda. Imana ishimwe, ijambo ryaravuze ngo nubwo uri mutoya, ariko muri wowe hazavuka umucunguzi. Imana ikuvanemo imbaraga zigucungura, igukuremo imbaraga zikuneshereza. Imana ishimwe muri wowe. Reka mbabwire aka kantu nitonze. Muri wowe habitsemo imbaraga nyinshi zo gukorana na Kristo iby'ubutwari. Birasaba kwemera no gufesingana n'ibihe ukabirebana nabyo. Umunsi wasohotse mu bihe uzinjira mu bindi. Humura. Ibyo bihe bifite umuryango usohoka. Kabone niyo waba wahinjiriye. Narabibabwiye, umuntu wizeye Imana agasenga, Imana ijya imutabara inyuze muri sansenike. Sansenike biravuze ngo ntiyanyurwa keretse mu cyerekezo kimwe. Birashoboka ubwo wabonye inzira wanyuzemo, ntuzi uko winjiye, ariko ufite aho winjiriye ukagera muri ibyo bigeragezo. Uko utazi uko winjiye niko utazamenya uko uzasohoka. Ubwo winjiye ukageraho, hari inzira wanyuzemo, wayinyuramo usubira inyuma. Imana iguha imbaraga zituma ukandagira umutwe w'umuriganya mu izina rya Kristo Yesu. Aho waterewe naba ariho Imana iguhera imbaraga zo kwitabara no kunesha mu izina rya Yesu. Aho uririra naba ariho usekera. Ibwira inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore. Umugore ahagaze ashobewe, ntabwo yiteze ibyo gutabarwa, nta bundi butabazi itunda baririye. Bageze ku munsi wo gucibwa urubanza, bambaye ubusa, bakeneye undi mwambaro. Imana ibwira inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore. Utagira ngo umunesheje nonaha azagaruka ari umutsinzi, uramushutse birakunze azagaruka ari umutsinzi. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe cyagushutse utakaza imbaraga, ariko hari n'igihe uzagaruka uri umutsinzi. Imana ibwira inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore niho hazaturuka uzakumena agahanga. Mu ikofi irimo ubusa, kuri konti itagira ikintu, mu biganza birimo amasa, umugongo utarahetse, inda itarabyaye, haturukemo urubyaro mu izina rya Yesu. Haturukemo urubyaro. Pendoa donas leho enima ndiko sansedra. Haturukemo urubyaro. Uwiteka aturutsemo urubyaro. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo amahanga nyaterura nk'akantu gato cyane. Hari ibintu biguhagurukiye, Imana ibiterure nk'uko iterura uturwa. Ngo kandi ayo mahanga Uwiteka yaterura nk'iterura ibirwa. Icya kabiri, ngo ibona ayo mahanga nk'igitonyanga kiri mu kibindi, ikayabona nk'umukungugu ugufashe ku munzani. Ibyo wowe ubona biguteye ubwoba, guhagarara ku mutima, bi nothing imbere y'Imana, ntacyo bimaze imbere y'Imana. Humura mu rubyaro rwawe. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo wizeye nibyo bikubera ibi. Ibyo wizeye birakubera ibi. Utangire ushime mu gihe cy'umubabaro wawe. Utangire ushime, ubwire umubabaro ngo ibitwenge biraje. Mu gihe cy'ubugumba tangira wige konsa, kikira umwana. Muririmbyi yaravuze ngo ingumba ivuge ngo ndabyaye, impumyi ivuge ngo ndareba, mukene uti ndatunze. Imana ihimbazwe, bireme. Eva aho yahombeye niho Imana yamuhereye ubudahangarwa mu isezerano. Imana ishimwe. Iryo ni isezerano rya mbere. Irya kabiri ni Kristo waritanze.
yarababwiye ngo birakwiriye ko ngenda kugira ngo umwuka wera aze. Yesu yavuze amagambo akomeye ku mwuka wera, aravuga ngo muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira, ntabwo ari imbaraga zo gusinzira, si zo kuryama, ni imbaraga zo guhinduka. Twamara guhinduka tukazihinduza ibindi. Narabibabwiye, umuntu wizera, kwizera byaraduhinduye. Bimaze kuduhindura bitugira abashya muri Kristo Yesu. Tumaze kuba abashya muri Kristo Yesu, natwe dufite ibyo duhindura kuba bishya. Imana ishimwe. Niba uri mushya muri Kristo, fata ibishaje ubihindure bishya. Ibyari bikunaniye bitegeke. Dufite ubutware kwa Yesu, dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, nahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Imana ishimwe. Dufite ubutware muri Kristo Yesu. Umwuka wera niwe udutandukanya n'ab'isi. Umwuka wera niwe utuma tubura urubyaro rw'Imana. Umwuka wera niwe utuma Imana ikureba ikakubona. Twahawe isezerano ry'umwuka. Umwuka tubyarwa n'umwuka igihe twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Tuba tubaye urubyaro rw'umwuka. Iyo tumaze kubyarwa n'umwuka, turi abana b'umwuka. Tuba dufite imbaraga zo gusenga, umwuka akatunihira ku Mana. Wiceceka ubwo wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Uri mu gihe cya kabiri cy'isezerano. Imana ishimwe. Igihe cya gatatu cy'isezerano, nsoza kuri ibyo, ni igihe cyo kugaruka kwa Kristo. Yaravuze ngo nzaza mbajyane. Twebwe turi advented, turategereje, dutegereje kuza k'umukiza. Ubwo tuzajyana na Kristo, ibintu byose bikwitambika mu nzira, Imana ibiharure, ibikureho. Imana ishimwe. Yabwiye Kuro ngo uwo mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga muri imbere. Ubwo hari intumbero yaho uri kujya, Kristo akurwanirire kugira ngo udapfa utageze mu rugendo. Paulo yavuze ngo iki? Aravuze ngo ndaterana ibipfunsi, ariko simeze nk'uhusha. Aravuga ngo ndimo ndasiganwa, simeze nk'utazi yonjya. Aravuga ngo ndimo ndashaka gusingira icyo Kristo Yesu yamfatiye. Hari ibyo Kristo agufatiye mu kiganza. Imana ishimwe. Muririmbyi yarabirimbye, aravuga ngo amfitiye byinshi mu kiganza cye, ngo kandi harimo ibyiza gusa. Abantu bajya babikomplainingaho, ni ibyiza gusa, na bimwe mwita ibibi biba bifite impamvu y'ibyiza kuri Kristo Yesu. Na bimwe mwita ibibi biba bifite impamvu y'ibyiza kuri Kristo Yesu. Niyo mpamvu shuti y'umusaraba, ndakwinginze, uri mu gihe cya kabiri gitegereje icya gatatu gisezerano. Ubwo utegereje Kristo rero warakowe. Uri umukobwa wakowe. Nta musore udafuhira uwo yakoye. Nta musore wemera ko uwakowe uwo yatangiye inkwano ntiyemera arambagizwa n'abandi. Kristo agukubitira insese zizikwiruka inyuma. Peroma ndi horia donas, penore kosanse edra, enima ngiya horia. Imana ikurwanire kuko warakowe. Turi abageni ba Kristo. Impanda z'umwami zizavuga kugira ngo dutahe. Azaduhamagaza impanda. Nibuka mariage y'ahambere, abantu bajyaga bazenguruka imodokari ziri zigizajya mu muhanda bagenda bavuza soni. Ndibuka karirimbo bajyaga bakunda kuririmba ngo bambaye ibyera baraje. Oh, bambaye ibyera we, bambaye ibyera baraje. Ndakibuka mu bukwe kuntu twajyaga tukaririmba. None reka mbabwire nshuti z'umusaraba, ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana burasohoye. Burasohoye. Abagenda mugende mwiteguye, abaryama muryame mwiteguye, abarya murye mwiteguye. Oh, narose insinzi yabera. Kuri Jefatire yarabiririmbye, ni mwamba. Oh, nibutse indirimbo yavugaga ngo abari mu rwambariro barimo barambara. Umwami Kristo araje. Ndababwiza ukuri ko Yesu araje. Azahagarika ibihe by'amakuba biri ku bicu, atambagira igicu, tuzasanganira umwami. Wanditse ibyahishuwe Yohana ahishurirwa, yaravuze ngo dore araje azanye n'ibicu, kugira ngo agorore buri muntu wese ingorano z'ibyo yakoze. Umwami araje. Yatinze umunsi wa mbere, abantu bo mu bukwe baravuga ngo ntaza, kugeza ubwo bumva atari nawe ukenewe. Bumva ahubwo hakeneye ibinyobwa. Aguti niba ataraje ariko tukibonera ibyo kunywa. Hari ibindi mwumva bikenewe. Sigaye wumva akamodokari ariko sawa, inzu ariyo sawa,
ntacyo bitwaye, ariko uwakowe ategereje umukwe. Uwakowe ategereje umukwe, burya hazinukwa umukobwa utegereje uwo batahanye gahunda, ariko uwo bahanye gahunda bagakwa arabizi neza ko uwamukoye azaza. Reka nkubwire, uwagukoye araje, uwagukoye araje, uwagukoye araje. Kristo Yesu araje. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Kwirembo, kwirembo, nukwari kwirembo, nukwaraje, Yesu araje kandi ageze kwirembo. Urugo rwo hambere rwabaga rufite umukobwa warubwirwaga n'umuharuro ukubuye uteye uturabyo tusa neza. Iyo wageraga ahantu hari umuharuro ukubuye umeze neza, waraharebaga, imvura yagwa ukavuga ngo simparenga ndugama hano, wahugama ukahava urambagije. Umuharuro nawo wabaga ari umuranga w'umugeni. Amarembo yawe wowe arasate, amarembo yawe arasate, amarembo yawe arasate, umunwa wawe urasute. Uyu munsi kugira ngo umenye umukobwa, ndivugira wa Kristo, singiye kureba bya bifondeti n'ibindi mwisiga. Kugira ngo umenye umukobwa biragoye, kuko twese turasa. Ibyifuzo bituzana mu rusengero tukagira ngo tuzanywe no gusenga, tukagira ngo nukuramya umukiza. Abantu barasa, ariko reka mbabwize ukuri, mu ntora zongera toranya abandi. Twajyaga tukabyina turi ku musambi, turi ku karago, turi ku karago, apana ku mikeka, ku karago tukakabyina. Umukeka akarago kagahumura, ukumva impumuro y'akarago, wakumva ijwi ry'ipendo n'ingoma. Mu ntora zongera toranya abandi, Imana ishimwe. Nshuti z'umusaraba, uwakowe niyitegure, ambara, ambara. Ikintu gitangaje ni kimwe, ntabwo umukwe iyo ajya kureba umugeni ntazana ikanzu y'ubukwe. Oya, ahubwo umugeni witeguye ubukwe niwe ubika ikanzu y'ubukwe. Ese ikanzu yawe imeze ite? Reka twisengere muri iyo minota, reka dusenge. Ikanzu yawe imeze ite? Abantu b'ikanda ya Galilaya bashaka umusangwa, bashaka abasangwa, bashaka n'umusangiza w'amagambo, bashaka uyobora imigenzo. Ntacyo tutagize. Twafasha abasangwa, tubagira abaperezida b'amakorari, tubagira abakwe, tubagira abadiyakoni, twabahaye ubupastori. Abasangwa twabagize ababitsi. Ntacyo tutakoze, imirimo twarayigabanye, ariko ntibyatumye vino idashira. Vino yarashize. Abasangwa bigabanyije imirimo, aravuga ati umukwaze tumwakire. Ubu dufite abasangwa bashinzwe, dufite n'abashefu do protocole, dufite abashefu de service, ariko badafite ibyo basavinga. Turabafite, dufite abashefu de service. Ubaza ngo ko naguye mu cyaha mbigenze gute, ngo naba nawe ni icyoroshye. Naturire hese mu mutima. Dufite abantu batagira ibyo baseriva, bajya hariya bakajya gutongana bakabigenza bate. Ariko Mana ishimwe, ku munsi wa gatatu Kristo yibuka ko ubukwe buri kuba. Aravuga ngo umugeni arahari. Nagira ngo nkubwire, iminsi iri hari ibyaguheranye, ariko umunsi wa gatatu, munsi wa nyuma w'isezerano, Kristo yibutse ko umunsi w'ubukwe wo gucyura k'ubukwe, igihe cyo gutaha k'ubukwe, yibutse ko kigeze. Atambikiye iwawe. Imana ishimwe, atambikiye iwawe, arahageze. Haleluya, arahageze. Aje ashagawe, aje azanye n'abigishwa, araje, dore nguwo. Azanye n'ibicu, aramanutse, nguwo. Nabera bose, nabera bose, nguwo. Ntaje wenyine, nimumurebe ku bicu, umucunguzi araje. Mana ishimwe, Mesiya arururutse. Yewe barira gahora, Yesu araje. Yewe badandabirana gutasinzi ihorere, araje. Akwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Yewe wanyu umunyamibabaro we, humura, humura, humura,
uwagukoye araje, intare yo mu muryango wa Yuda, gishyitsi cya Dawidi arongera atambitse. Munsi wa gatatu ntabwo wije, umukiza ataje ntukeye, umukiza atakugezeho. Imana ishimwe. Wageragerejwe mu isi y'abandi, watorerowe, warakijijwe urarwanwa, watewe ibyuma ntiwapfa, waraboshywe wanga kwitwa imbohe, warashyinguwe ntiwabora. Ariko uwagukoye arahindukiye, 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 arahindukiye. Wagukoye yibutse kuri w'abandi, wagukoye arabyibutse ko kiri mu kirambi, arabyibutse ko mu rugo kwa data hari amazu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tegura umwambaro wawe, 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 utegura umwambaro wawe. Wagukoye araje, wagukoye araje, wagukoye araje, wagukoye araje. Ku manywa y'ihangu yatanze inkwano 9:00 z'amanywa, arababara ajya ku musaraba, ntiyatinya no gupfa urupfu rw'ibivume. Arahambwa, atsinda urupfu, arazuka. Ariko umunsi w'ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana burageze, burageze. Dusengana Imana. Yaraje baramuga ngo nta vino ihari. Hari abantu bazabwira Yesu ngo nta vino. Vino isobanura amaraso. Amaraso ni ikimenyetso cy'imbabazi. Hari abantu bazabwira Kristo ngo ntitubyiyumvamo. Ni ikibazo. Hababaje umuntu watashye ubukwe bwa mbere ntabone vino, ku bwa kabiri akamwishaririye, ubwa gatatu akayibura. Hari abantu babona vino ibuze mu bukwe bakitahira. Hari abantu dufite bameze nk'abatashye, kuko uyu munsi wa gatatu wari utarasohora, kuko Kristo yari ataraza. Namwe nimutangazwe nuko batubwiye ubukwe, ntibababwira umukwe aho aturuka, bakatubwira karitsiye gusa. Ariko Kristo ahageze asanga ni amazi. Amazi ashushanya isezerano muri ubu bukwe bw'Ikana. Asanga hari abantu bavuganye na Kristo, bari bafite intango, bajabikagamo intoki, naho imigenzo yabo yari ibye. Hari abantu Kristo azajahura mu idini, mu migenzo n'amahame n'amategeko, ababwire ngo mwari muriho muntegereje, nimuze tugende. Azamera nko kubakura, bitabe Kristo. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abakijijwe bamw'isi bose bazamwitaba, abakoranyirize mu ijuru rye. Ubwo azahamagara amazina y'abe bose mu gitabo cy'ubugingo, nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzamukorera ndacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yamwisajyama ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Uwo munsi azazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo. Nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Karibu umukiza wacu,
abo wejeje waratwejeje, abo wacunguye waraducunguye, abo waneshereje waratuneshereje, natwe abizera turi abahamya babyo. None uyu mwanya hari umuntu uhinduwe, wibutse ko nubwo yari afite uburimiro, nubwo yakoraga uburetwa n'igikonkwane mu rw'abandi, ariko yibutse ko hari urugo rwamukoye azataha. Yiyambuye byose kugira ngo yemere kwambara gukiranuka, ariyo kanzu y'umugeni. Bana natwe ibiganza byawe bidukikire, kuko nibyo bitadutakaza. Mugongo wawe uduheke, kuko niwe udacutsa. Duhora turi urubyaro kandi turi abana bawe. Izina ryawe nirishimwe. Ni ku bwa Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Ijwi ry'umukanguzi.